Ndagusuje nk'ikaze wo gukurikirana Ipamakiyo TV muri aka kanya. Muri iki gihe isi ikomeje gukataza mu ikoranabuhanga, aho iri koranabuhanga rikomeje kuba irya mbere mu gukoreshwa ibikorwa byinshi bitandukanye mu gihe gito kandi neza. Muri iryo kataza hagiye hakorwa n'imbuga nkoranyambaga zifashishwa muri ibyo bikorwa bitandukanye. Facebook ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga zakozwe kandi kuri ubu zikunzwe, wasangaho ingero zitandukanye z'abantu, yaba abana, urubyiruko cyangwa se abageze mu zabukuru. Ese wari uzi ko umuyobozi mukuru wa Facebook yambara umwenda umwe gusa? Muri iki kiganiro turaza kwibanda ku mpamvu nyamukuru imutera kwambara umwenda umwe gusa. Ku itariki 9 Ugushyingo 2019, umuyobozi mukuru w'urubuga rwa Facebook Bwana Mark Zuckerberg yakoranye ikiganiro n'abanyamakuru. Nicyo kiganiro cya mbere yari akoze kiri muri ubwo buryo, ndetse abantu baboneyeho no kumubaza bimwe mu biteye amatsiko kuri we. Uyu mugabo yageze n'aho asobanura impamvu nyakuri akunda kugaragara yambaye umupira umwe w'ikigina cyangwa se grey. Mu by'ukuri uyu mugabo barabimubajije, ariko yavuze ko adatunze umwe rukumbi nk'uko bigaragara mu mafoto menshi ari mu birori bitandukanye, ahubwo afite imipira myinshi cyane ahubwo ihuje ibara inateye kimwe. Uyu yemeje ko koko ari ukuri ko igice kinini cy'ubuzima bwe akimara yambaye ubwo bwoko bw'agapira k'amaboko magufi, ariko ayifite ari myinshi ndetse ayihinduranya buri munsi. Mark Zuckerberg yanakomeje avuga ko uretse nawe hari n'abandi bantu benshi mu mateka y'isi bagiye bakora ibintu nk'ibyo, harimo nk'umugabo wamamaye cyane ku isi nyakwigendera Steve Jobs washinze urubuga rwa Apple. Uyu nawe yagaragaraga hafi buri munsi yambaye umupira umwe w'umukara. Iyi mipira Zuckerberg yambara ni imipira cyangwa se ama-t-shirts yihagazeho, kuko ni komande yihariye akoresha mu ruganda rwitwa Brunello Cucinelli, ndetse bivuga ko buri umwe muri iyi mipira ye ugura $300 kuzamura. Aya tuyashyize mu manyarwanda ni asaga ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Zuckerberg yagize ati, hari ibitekerezo byinshi bivuga ko umuntu ufite ugutekereza neza adakwiye guta umwanya munini yiyitaho, ahubwo akwiye gufata umwanya munini w'ubuzima bwe ashakisha ikintu cyagirira akamaro isi. Njyewe nishimira ko ndi muri ubwo ruhande. Umunsi ku wundi byuka ntekereza uko ngomba guha serivisi nziza abantu barenga miliyari ku isi yose, bafashe guhura n'inshuti n'imiryango yabo badaherukanaga. Mu by'ukuri ubuzima bwanjye bwose nabuhariye gufasha abatuye isi kugera ku bintu bishya kandi byinshi. Mark Zuckerberg yakomeje agira ati, ndamutse mfashe umwanya munini nkiyitaho ku giti cyanjye, rero naba ndi guhemukira ba bantu banegerejeho udushya twagombaga guhindura ubuzima bwabo. Bishobora kumvikana nk'ubugoryi, ariko iyo niyo mpamvu mpora nambaye umwenda umwe buri munsi, kandi ni nabyo rwose. Mu kwezi kwa munani umwaka wa 2020, umutungo wa Zuckerberg wageze kuri miliyari 100 z'amadolari. Kugeza ubu ni umwe mu bantu 4 bamaze kugira umutungo wa miliyari 100 kuzamura. Abandi bazigize barimo Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk na Jeff Bezos. Uretse kandi kwambara umupira usa nawo umwe rukumbi kubera ibara rimwe ahoramo, uyu mugabo kandi Zuckerberg azwiho kutajya yambara ibintu by'agaciro. Nubwo ari umukire afite ubushobozi bwo kuba yagura ibintu byinshi by'agaciro, uyu mugabo ntajya yambara isaha n'umunsi n'umwe nk'uko abantu tujya tubona batangiye kugira amafaranga bagura amasaha ahenze. Mark Zuckerberg ku myaka y'36 gusa ni umwe mu bakire cyangwa se abaherwe isi itunze kuri ubu
dore ko atunze miliyari 100 zirenga z'amadolari ku myaka ye 36 gusa. Ngiyo rero impamvu nyamukuru cyangwa se impamvu itera Mark Zuckerberg kutajya ahinduranya imyenda, ahora mu mwenda umwe w'ibara rimwe kandi w'amaboko magufi. Ni byinshi wavuga kuri uyu mugabo Mark Zuckerberg, gusa ku munsi wa none nibyo twari twabakusanyirije. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Iyi ni Pamakio TV, nkwibutsa ko utagenda udakoze subscribe, like, ukaba wakora na share ukayisangiza n'inshuti zawe. Naho utaha.